Tuti bakunzi bamwarimu Ben nongeye kubasuhuza mu gihe muherose mu mpande zose z'isi zitandukanye munogirwa n'ibiganiro mba bateguriye buri munsi kuva ku wa kabiri mu gitondo saa 12 zo mu Rwanda no mu Burundi kugera ku cyumweru. Udahwema gukora like, share, subscribe ndetse na comment nkuko bisanzwe. Tuti rero bavandimwe bamwarimu Ben nagarutse ubu turi saa 3:07 z'ijoro. Naje nitwaje ibikoresho byinshi ntago noneho ndi jyenyine. Ubwo nyine byumvikane ko hari ikintu ngiye kubabwira nyuma nkaza nyine ngira icyo mbivugaho. Hagati aho ngaho rwose mumfashe mwongere muzamure like, mugireho subscribe, mukore comment, ibitekerezo bizamuke nanjye nge mbasha kwibuka ibyo mbabwira. Reka rero ntabatindiye nababwiye ko ntazongera kubereka computer kuko bifite riske nyinshi zo kumeneka, ariko nzajya niyaranje uburyo kimwumva amagambo. Wa nayikize kure yanjye tu. Utega amatwi rero mwumve twaje. Hanyuma kuyandika mwabure ya buryo no kuvuga ngo hashingiwe ku makosa yagiye agaragara, ariko mu by'ukuri tukanamugira n'inama. Ariko noneho icyabaye imbarutso ne ko abana batashe ku itariki 30 z'ukwa gatandatu bagiye mu biruhuko, ariko ubwo twebwe twasigaranaga abandi bazakora ibizamini bya leta bagera kuri 75. Ubwo rero yari afite gahunda yo guherekeza abana muri gare ya Rusizi kugira ngo bategere bagende mu miryango yabo. Birangira rero agiye ariko ntiyagaruka. Yakozwe n'uyu mukozi basanze ari amakosa yoroheje ari mu cyiciro cya mbere ngo kuko yari byadahawe urwo ruhushya rw'iscore de domicile asabwa kugawa. Mbona ikintu dupfa ari ako kantu narashinze hariya ako karimentation, kuko ni imvugo idakwiye ku munyarwanda. Ariko ntabwo tuzinenga gusa, turazigaya kandi turanazamaganye kuko ntabwo bikurikije amategeko, ntabwo bihuye n'umuco nyarwanda, mbese nezo kugawa. Biraye byiza bakanshakira ahandi hantu najya gukorera, ariko atari kiriya kigo cyamfasha. Mwakumvise na kantu k'umunota umwe n'amasegonda 20. Ariko mbere yuko ngira icyo nkavugaho reka mbanze mbaririmbire. Nimuberwe bakobwa, nimukesha igitaramo, muhimbaza babarora. Nimuberwe bakobwa. Ngayo nguko rero nkimara kubona iyi nkuru nkagenda mpuza ibiceceti nkabiteranya bikabyara umunota umwe n'amasegonda 20, byahise binyibutsa kubabwira ikintu nabonye. Inkuru mpamo isa n'ibi ngibi neza wagira ngo ahubwo nibyo byimutse aho nakoraga. Ndanababwira rwose mvuga naho hariho n'amazina y'abantu uko byagenze, nta ngaruka bimfiteho na nkeya. Hanyuma hari mu mwaka ndahera wenda ndibwihutishe kuko ndashaka no kuza kuvuga kuri bino bintu byabo bino bagiye bavugaho buri muntu. Ariko reka mbanze mbabwire iyo nkuru nge nabonye y'ibyo nabonye n'amaso yanjye aho nakoraga. Ndatangira mu gihe muri 2020 hariho corona. Ikigo nakoragaho cyari ikigo cy'abapadiri hariya ku Kamonyi Sainte Bernadette. Ndabyibuka padiri baramubaje bati murabizi ko muri corona ibigo bya privé twese nta mushahara twabonye ari amezi yose 9, mbese natwe twabagaho ku buceceti n'utarapfuye n'amahirwe. Hari abagarutse wagira ngo bari barasubiye bwana ku isura kubera inzara. Hari abarimu twongeye gutangira rwose si ibyo mbabeshya, barabizi barahari, bari barasubiye bwana ku isura kubera inzara, baza bakobera kwikura mu isoni bakajya bavuga ngo barwaye ngo diabete.
hanyuma padiri arabondora barongera barazamuka abantu bazima. Ibyo byabayeho ntabwo ari byo mpimbye. Hanyuma padiri baramubaje bati kubera ko kiriya kigo gifitanye umubano n'Abadage, baramubaje bati padiri hitamo ari ukukubakira icumbi ry'abanyeshuri dortoir, cyangwa se nimba ari cyangwa se uhitemo tuguhembere abarimu muri bino bya corona by'amezi 9. Padiri Majyambere Jean d'Amour yafashe icyemezo cyiza cyane, mushimira mu bintu byinshi yakoze, harimo n'ibyo yakoze by'ububwa bwinshi cyane, ariko si byo binzanye hano kubivuga, wenda igihe nikigera nacyo nzabibabwira, ariko si cyo ngamije. Yaravuze ati nimunyubakire dortoir, abarimu tubaha amezi 9 tudahembwa, amafaranga barayabika. Cyakora Abadage ko ari abana beza, buri muntu bamuhaye amafaranga amayero 100, ibihumbi 100, ubwo ntabwo amayero 100 yuzura. Buri wese n'umukozi wo mu gikoni, amashuri afunguye, buri wese bamuhaye amafaranga ibihumbi 100 by'ubuntu biturutse mu Budage, tukayita ngo ni Amadage. Hanyuma rero muri icyo gihe ubwo amashuri akimara gufungura, amadortoir bahise bubaka amadortoir aruzura. Amashuri yafunguye, dortoir zaruzuye, biba ngombwa ko abana biyongera cyane, baba ibihumbi 200, sinibuka mbere imibare bari bafite, biba ngombwa ko ashyiraho undi mu animateri mushyashya. Amaze kumushyiraho wa mu animateri, nawe icyo yakoze, urumva dortoir buriya hariya kuri École Sainte Bernadette Kamonyi, SB Kamonyi, ziri hanze y'ikigo, ariko dortoir nziza cyane pe, nziza cyane zububatse nyuma ya corona, kuko izayi zihari rwose abantu bahabaye imbere rwose muzihangane ntako mutagize, ariko ubu ngubu ko zimeze nge nasize zimeze ni buzungu kabisa ziriya dortoir z'abahungu. Ariko abambere rwose byari mu kiruka nk'ikinkoko cyangwa se mu kintuza cy'ingurube. Hanyuma arazubatse, arazirangije, abanyeshuri babaye benshi, ashyiraho undi mu animateri akihagera. Icyo yise akora, yise ashyira neza mu marembo kuri gate, mu marembo ya dortoir z'abahungu, yahise hashinga alimentation. Amaze kuyihashinga ayishyiramo umukobwa we ayikoramo. Ubwo urumva ibya discipline abana ku muri makeya bagomba no kujya, ariko ikigo nacyo cyari gifite kantine yo mu kigo, ariko urumva ko abana hari kantine ya animateri kandi iri mu marembo neza ya dortoir aho umwana asohokera. Reka nkoreshe ijambo muri Kinyarwanda, mu macumbi y'abana b'abahungu aho abana basohokera. Dore ibintu baryaga bimwe bikanabatera indwara, abana bagataha barwaye mu nda n'ibiki byose. Hanyuma Padiri Majyambere nawe agakumira, induru ziravuga cyane. Animateri nawe hongeye hakonje, animateri nawe ngayo nguko rugahana gica hasi hejuru na prefe wa discipline. Mbese muri makeya byari ibintu byari umwanda pe, byari umwanda rwose. Hanyuma kera kabaye directeur, ubwo ni muri yari ihanganye, aramukoresha 2021 2022 mu mpera, babona ntago kwihangana biranze. Abana ibiraha byari bigiye kuzabamara, ibiraha biriya bintu noneho n'abakobwa babitumaga abana b'abahungu hanze, kuko abana b'abakobwa bo badasohoka mu kigo, dortoir zabo zirimo imbere mu kigo. Noneho abana b'abahungu abana b'abakobwa bakajya baha abana b'abahungu bakabazanira ibiraha baguze kwa animateri n'ibindi byose bipfuye amaso n'urusenda. Noneho abana bakarwara bakajya bataha. Hanyuma rero directeur icyo yakoze, buriya abapadiri ni abantu babi cyane kandi beza, arakubwira ati jewe naguha ibyo amategeko ansaba byose ariko ukamvira. Ntago yihanganye rero, yagize gutya amukubita umweyo rwose muri 2022 nza. Animateri yari yasimbuwe n'umunyeshuri wari uharagije bitaga Yves. Ngayo nguko rero ni ibinavugaga kuri iyi ntuza, ni ibinavugaga kuri iyi nkuru by'uyu mu animateri washinze alimentation mu marembo y'ikigo nk'uwo nguwo. Mwabyumvise yabyivugiye, ndaje mu kanya nanabisubizemo noneho agace ku kandi, noneho ngire n'icyo mbivugaho. Ariko muri make nguko byagenze. Nsuhuze Majyambere Jean d'Amour, kiriya kintu wakoze rwose mu rwego rwa discipline, nge naguhaye amanota, usibye ko hari n'ahandi nakwambuye amanota, ariko sinzabivuga kuko nararizwe, nako narireze, ntago nireze gitwa, nireze gipfura. Hari ibyo ntagomba kubabwira kameme.
rero ndabona maze gukoresha iminota 10. Reka mbanze nshaka kandi karirimbo ngaruke noneho ngira ikintu mbabwira kuri ziriya nkuru tumaze kumva gace ku gace. Gasozi keza ka Rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane, ariko ntacyanshimishije nk'umwana nahabonye. Uwo mu Kigali ni uwo mwana nyitemberera, ari Kanombe hamwe na Ndera, ngera ku gasozi keza cyane kitwa Rusororo. Ku gasozi keza ka Rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane, ariko ntacyanshimishije umwana nahabonye. Hanyuma rero Majyambere Jean d'Amour kuri SB Kamonyi kuba yarubatse iriya dorutwari yagize neza, uko ari amafaranga Badage iyo ziza ari inkunga akaziha ikaba imishahara y'abarimu. Niba hari ikigo gifite abarimu b'ibisambo, mana we, nimba hari ikigo gifite abarimu b'ibisambo batumvikana hagati yabo, ariko nk'abakundira ko bakunda abanyeshuri, mana yanjye shamo zabagaye ikindi pe. Abarimu muri SB Kamonyi ariho ndi gusanisha n'iyi nkuru y'uyu mu animateri wundi wamenya ari na bene wabo, kuko ndakeka n'uwo mu animateri birukanye ari uwaho wana washinze nyina alimentation mu muryango wa dortoir. Padiri cyo namushimiye nuko ayo mafaranga atahembye abarimu, ni ikigo gifite abarimu b'ibisambo hagati yabo batumvikana na busa, mana we, batumvikana na busa kandi bakaba ari ibisambo bijura, ariko nkabakundira ko bakunda abanyeshuri. Babegeye rwose abarimu babo bakunda abana banyu, ariko hagati y'abarimu bwabo ntago bumvikana pe. Ariko ni ku bigo byose muri rusange aho nagiye nca, ariko mu bigo by'abapadiri aho nigishije nasanze ari agahebuzo. Ibyo ni muri rusange. Hanyuma rero reka nze mvuge akantu ku kandi noneho muri iyi nkuru, ngira akantu ngenda mvugaho ku kandi. Reka mbere kuri rimwe uyu mudiregiteri sindi bumuvugeho, kuko uyu mudiregiteri kintu ari kuvuga, arimo aravuga ngo bamwirukaniye ko ngo nyine ngo yohereje abana ngo kujya kubategera muri gare, ngo yarangiza ngo ntagaruke. Ubundi sumane matera ajya gutegera abana muri gare kubera iki wajya uhamagaza imodoka zikaza kubafata mu kigo? Ko nkeka na kiriya kigo ari icya leta, wagiye ufata kuri capitation baguhaye ko n'abana n'ubundi ababyeyi baba babahaye amatike mukayashyira hamwe, mwamara kubiyashyira hamwe mugashaka imodoka agence ko zihari, mutanazibona agence mugashaka kundi mwiyeranja, mugasaba ubufasha muri leta munyuze ku mirenge na hehe bakabohereza imodoka abana ko baba barata, bakabaha mugakusanya amatike y'abana mukayaha company zikaza kubatora ku kigo. Ibyo ubundi icyo kibazo ko kitanabaho. Animateri se ubundi we ajya asohoka ikigo adafite ordre de mission. Kubera iki ordre de mission? Ubundi ordre de mission hariyo ndi kumva bari kuvuga, usibye ko diregiteri nta n'ikintu atari cyari no kuvuga. Ordre de mission kuba uyifite ni inyungu zawe mukozi, kuko ibibazo wagira uri hanze, igihe cyose ugiye gukorera akazi hanze y'ikigo cyangwa se hanze ya company ukorera, baguha urupapuro bita ordre de mission. Sinzi icyo bivuze mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda rwose sindi kubyumva. Hanyuma urwo rupapuro n'ikibazo wagira cy'impanuka, ibibazo byose wakugira nabi, icyo gihe bibarwa nkaho uri mu kazi, na caisse sociale igira uko ibyitwaramo, igira uko igufasha. Kandi na ordre de mission bayiguhaye baguha n'amafaranga y'urwo rugendo, ndetse bakanaguha insimbura mu byizira, baguha amafaranga y'urugendo bakanaguha n'impamba.
ntabwo rero animateri yari kugenda adafite iyo ordre de mission, ntabwo ari byo. Hano harimo ibitumvikana neza kuko ordre de mission zari inyungu za animateri wibeshya, ntabwo ariyo mpamvu. Hanyuma uyu mudiregiteri nawe ikintu cyamuteye umujinya ni iriya alimentation washinze mu marembo y'ishuri urimo wita mu gasantere, kubera ko animateri ugomba gufavoriza abana, ibihano ntubitange, nyine bacuruzaga ibintu mu kigo mwibanga nkuko nundi yabigenzaga bikinjira mu kigo kandi bije kwangiza abanyeshuri na discipline y'ishuri n'ibiki byose. Hanyuma rero reka nzana akantu ku kantu. Uyu mudiregiteri we ntago ndibuvugeho, afite ibintu byinshi yavuze, ndabona afite n'iminota 5. Reka nze ngira akantu nzana ku kandi kumve. Mbona ikintu dupfa ari ako kantu nari narashinze hariya, ako karimentation. Sawa, iyo utagashinga se ubundi hari imirimo dukora ikaba yatubuza kugira ikindi dukora. Niba uri meya, oya meya ndakabije, none se ubundi waba uri umuyobozi w'ishuri ukaba ufite akabari, waba ufite ikigo, okay reka mbivuge neza, ufite ikigo cyawe cya prive, uruhande rwacyo hashyize akabari. Ibyo bintu bigomba guhura. Ubundi hari ibintu tugomba kureka gukora bitewe n'imyanya y'akazi dufite. Byaba biteye isoni n'agahinda kumva ngo animateri afite alimentation, uruhande rw'ikigo abereye animateri nta kabuza inzoga, ibiraha, urusenda n'ibindi bintu bizajya kwica abana bifite umwanda, nta cyabibuza kwinjira mu kigo. Ari nacyo cyarakaje uyu mudiregiteri. Reka ngaruke ku kandi kantu yavuze uyu mu animateri. Bibaye byiza bakanshakira ahandi hantu najya gukorera, ariko atari nka kiriya kigo byamfasha. Bazahagushakira humura, bazagenda bagushyire muri 9 nako gahimbaza musiki ukabure 9 noneho yo mu cyaro utazabona naho ucisha igare. Masenge yarambwiye ngewe ngo mwana wanjye ukuruta abakurusha inshuti. Animateri reka guhangana n'umuyobozi wawe, arakuruta kurusha inshuti rwose. Nubwo yakora amakosa gute, aho agera we ntushobora kuhagera, kandi aho basangira wowe ntushobora gusangira nabo. Bashobora kukwikiza bakaguhindurira yego nk'uko ubyifuza, bakakujyana kuri 9 kubayo animateri ya 9 ahantu mu cyaro mu byondo, utazabasha no kunyura n'igare, bizajya bigusaba kugenda wambaye na bote, warangiza ukiyirukana. Ndabona sigaje iminota 2, ntabwo bino bintu nabirangiza, ariko hari hasigaye kamwe. Bisa n'ibirangiye. Uno mu meya wa kariya karere sinibuka izina rye, nawe yarahubutse apfa kuvuga ibigambo atazi naho ibintu byerekera. Iyi ni inkuru yo mu burezi ariko izana no muri politike. Uyu mudiregiteri nawe yagize umujinya wo murandura nzuzi uzamukoraho. Ntago ari byiza kurakara uko animateri yari yagutesheje umutwe. Buri ibigo bya leta abadiregiteri nabo baragowe uko umunyamakosa araza akayakora uko abazi amategeko amurengera. Noneho abadiregiteri bakarwara mu mutwe iriya baruwa yandikanye umujinya. Ariko ngewe ndufata icyemezo, animateri namuhana nihanukiriye. Ntabwo waba uri animateri ngo ushinga akabari, kirazira. Ntiwaba uri animateri ngo ushinga alimentation, kirazira uruhande rw'ishuri. Kimwe n'abantu bose bakora muri discipline, ntabwo waba uri diregiteri ngo ugire akabari uruhande rw'ikigo cyawe. Ntabwo waba uri representant w'ikigo nka Gifu ngo ugire akabari, ngo ugire utubari. Hari ibintu bidahura rwose. Hari ibyo tugomba kureka gukora bitewe n'imyanya y'akazi dufite, ndetse hari ukuntu tugomba kwitwara muri sosiyete bitewe n'icyo dukora n'akazi dufite. Reka rero mbashimire, iminota irarangiye, ndabona bita abasegonda 30. Imana ibambere umugisha, karagaciyemo. Ejo nzagaruka mbabwira byimbitse ku nkuru ya Jeannette Kagame, ku bushakashatsi nakoze nawe twaramubuze, turebe n'ibyo ndetse ashinzwe iki ku rwego rw'igihugu, uri umugore wa perezida wa repubulika, ubundi ni muntu ki. Nzaza mbabwira rero, baririmbire n'igitero cya kabiri muri ya ndirimbo yahoze ari igihugu mu gihe cya kera.
bitaga murakoze.